Ngiye kubabwira amasomo atanu tudakurikira kandi ashobora kuzatubera urubanza cyangwa umutwaro ukomeye cyane mu gihe tuzitaba Imana cyangwa tuzajya imbere y'Imana. Ayo masomo atanu si uko abavugabutumwa baba batayazi kubera ko niho twigira byinshi, ahubwo bayakwepa ku ruhande ku bushake. Kubera iki? Kubera ko harimo urukundo. Kandi murabizi ko urukundo muri iyi minsi ruteranya abavandimwe, ruteranya abaturanyi, rurateranya abantu. Njye mfite n'abantu benshi cyane naratakaje abo bitwaga ngo bari hafi yanjye kubera kuvuga ku bintu by'urukundo. Iyo uvugije ku bintu by'urukundo murateranya n'abantu, cyane cyane ku bantu bitwa ngo abantu b'Imana, biteye isoni. Ndababwira amasomo atanu. Ayo masomo atanu aravuga ku bintu by'urukundo cyane cyane. Tuzi neza yuko ko Yesu ubwe izindi zina rye n'urukundo. Izina rye n'urukundo. Ni nayo mpamvu bamwangaga abafarisayo. Ese imico y'abafarisayo ubu ngubu ntabwo kiriho? Iracyahari. Reka turebe isomo rya mbere riri muri Migani 19:17. Biravuga iki? Ufasha umukene aba agurije Imana. Period. Naho ngaho. No kuvuga ko mu gihe udafasha umukene ntabwo uba ugurije Imana. Ndagusaba ahantu wicaye muvandimwe, ahantu wicaye iri somo uritekerezeho nawe. Ni umurongo umwe, ufasha umukene abagurije Imana. Mu gihe tutabikora se, mu gihe tutabikora biraba bimeze gute? Reka umutima nama wawe muri aya masaha, umutima nama wawe ugwe gutekereza kuri ibyo ngibi. Reka tugende ku isomo rya kabiri. Ndajya ku gitabo gikomeye cyane abavuga butumwa nanone batajya batwigisha, kubera iki kirimo ukuri. Ni cya gitabo kikubwiza ukuri gukomeye cyane, cyanditswe n'umuvandimwe wa Yesu ku bw'umubiri ari wo witwaga Yakobo. Igice cya mbere rero 27 kiravuga iki? Kiravuga ku idini nyakuri. Twese ubu ngubu twabaye abanyadini. Dini byabaye mbese ni nk'ubafana, ni nk'ama equipe kwa kundi ufana Rayon Sport, ufana APR, ufana Mukura n'ibindi byose. Nuko amadini asigaye ameze. Hariya ni wowe wanjye. Hariya ni wowe wanjye. Ariko yaravuze ngo idini nyakuri ni irihe? Risura imfubyi n'abapfakazi. Idini ryawe rirabikora muvandimwe. Ahantu wicaye hariya, idini ryawe rirabikora. N'ubu ngubu igihe ndimo kuvuga ibi ngibi nibuka ishusho. Hari umugabo witwaga Saidi w'inyamata, nimba ari kiriho nimba ahari, ndizera ko agiye hari. Imana ikomeza umurinde kandi n'umuryango we umugisha. Buri wa kane ndakeka cyangwa gatanu bapakiraga ibiryo bakabijyana, basengera kuri ADPR bakabijyana kwa muganga ahantu yitwaga ku ivuriro rya ADPR inyamata. Mbega ikimenyetso cyiza. Hanyuma se wowe uhaguruka ku cyumweru ukajya gusenga, wowe uhaguruka ufata umwanya ukajya mu materaniro y'abamama, mu materaniro y'abapapa, ukajya kuririmba. Idini ryawe mu mutima wawe udasuye imfubyi n'abapfakazi, tuzasobanura Imana iki? Reka turebe kurya gatatu. Irya gatatu riri noneho kuryo Yesu ubwe wenyine yivugiye ku isomo. Yesu ubwe yivugiye. Aya masomo ndimo kubabwira uze gufata umwanya nawe ku giti cyawe utekereze, meruka kuyumva ryari. Hanyuma rero utekereze ni impamvu ki najya nyumva aya masomo. 25 muri Matayo 25 guhera kuri 30 kumanura kuri 45. Nkunda kuvuga cyane iyo ubonye yuko ufite ubunebwe bwo gusoma cyangwa urimo kwihuta, soma kuri 25:40 uraza kumva. Muzi hahandi yabwiraga abantu ngo uzanye ngo bazaza bambaze ngo umwami twakubonye hehe, tukagufasha, tukaguha cyo kunywa, tukaguha cyo kurya. Azababwira ngo mu gihe mwafashaga wa wundi uri hariya. Ni babandi tujya ducariya ku isoko ya Kicukiro, babandi tujya ducariya Nyamata, babandi tujya ducariya i Musanze, babandi tujya ducariya Bujumbura. Murabizi mu isoko ya Bujumbura tubacaho benshi. Bariya bose tubacaho, kandi ibi ngibi bikaza tubera urubanza kubera ko tutabikora. Ese imitima yacu impamvu itabikora ni kubera iki? Ni kubera ko tuba dufite ubwoba bwo kubaho. Tusigaye tugira ubwoba bwo gutanga urukundo. Ni nayo mpamvu urukundo iyo ruje ubwoba bwatudominye turarwirukanira kure, kubera ko urukundo rumeze nk'ikintu cy'ukuri kiyo cyaje
gukomeretsa umutima ufite ubwoba, kuwuvura. Yesu wenyine yari yivugiye, aravuga ati ngo nzirukana mwewe nzababwira ngo sinigeze mbabona. Ubwo rero niyo pose y'aba bandi kubera ko bamuciyeho. Ese utekereje kwanza kuri ayo masomo atatu tuvuga, tuhagaze hehe twebwe twita abakristo? Umwaka utaha intambwe dufataniye ndaza kubabwira yande masomo abiri akomeye cyane nayo. Utekereje uravuga ngo ngewe magaze hehe? Abana bacu niki kintu dushobora kubaha? Reka turebe isomo rya gatatu n'irya kane, n'irya gatanu, byose birajya muri Yohana wa mbere ibice bya 4 umurongo wa 8. Uravuga iki? Ufite urukundo abafite Imana. Ufite urukundo abafite Imana. Ese kugira urukundo ni gute? Dusubire kuri Matayo 5 umurongo wa 40. Nyamubwira abantu Bibiliya nibisaba amasomo kugira ngo ubashe kwiga Bibiliya. Ahubwo nyambona abantu benshi bagiye kwiga Bibiliya bagaruka kwiga Bibiliya wagira ngo baba bagiye kwiga kugira ngo bamenye ukuntu bari twistinga, bari hindagura abagoreke. Kubera ko Bibiliya ivuga iba black and white, ni umukara n'umweru, na kintu cyo hagati cyo kugenekereza bivuze iki. Naho Yesu avuga ngo mugiye mwafashaga ngo uriya uri hariya ni njye mwafashaga. Iki ni interpretation dukeneye ni atari gukorana n'imitima yacu tugatangira kugira icyo dukora dukurikije ibyo umwami wacu yatubwiye. Bibiliya hawe tubwira ngo idini nyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Mugiye idini ryo tudasura imfubyi n'abapfakazi, mugiye twego mu muryango tudasura imfubyi n'abapfakazi, ubu si tuba twitwikiriye urubanza ku ruhande rwacu. Mbabarire kuvuga iyo mvuze amasomo numva ndemerewe cyane. Reka rero turebe kuri ya kane nababwira ngo Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 8. Aravuga ngo ufite urukundo abafite Imana, kandi udafite Imana ntabwo aba afite urukundo. Umuntu wese udafite urukundo ntabwo azi Imana. Mugiye utagira urukundo muri wowe ntabwo ubuzi Imana. Niyo mpamvu ngunda kubwira abantu, ese urukundo rwawe urarwerekana gute? Mu gihe cyose uzajya wumva yuko ngo nishaka gushakisha uburyo nakwerekana abantu urukundo, subira hariya muri Matayo 25 umurongo wa 40. Uhereye kuri 30 byaba byiza, ariko utabishoboye ugenda ku murongo wa 40. Subira hariya mu Migani 19:17 aho bitubwira clairement ngo ufashe umukene abagurije Imana. Ibintu byose dufite ahangaha tuzabireka, n'aya mafaranga dufite kuri banki tuzayareka. Dufite ngira ngo murabizi ko hariho n'abantu benshi cyane, benshi ushobora kubuzi bari bafite amafaranga arenze nayo ufite. Ubu ngubu bari he? Ayo mafaranga ari he? Reka turebe rero ku isomo rya nyuma, ni naho navuga yuko aho byose bizingiye. Biri muri Yohana 15:12. Bitubwira iki? Ahagarutse none w'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina rye rikomeye cyane n'urukundo rwa wundi rwatumye azahanga muri isi, kugira ngo wowe uri hariya ngewe uri hano tube duhumeka uyu munsi, tube twumva yuko ko twabohowe. Buri umuntu aba afite ubuhamya bw'ubuzima bwe. Hari abantu benshi, wano umuntu umwe yigeze kumbwira ngo wowe mpamvu bivuga kuriya nuko waciye mu bintu byinshi. Ese abantu bose bazahangenze bafungwe inshuro 5 nkuko nafunzwe inshuro 5, cyangwa bace mu buzima bwo kurwara za bwaki n'ibindi byose kugira ngo bamenye Yesu? Oya. Ahubwo wowe utabiciyemo, wowe utaciye mu buzima ngo ni umwanya wawe, ahubwo ni wowe wakagombye kububwira umwanya wo kuvuga uti Mana waramfashije kuba ntaciye mu bibazo byinshi kugeza uyu munsi, reka nanjye ngire icyo nakora. Aho ngaho niho tuhita tuboneraho imigisha y'Imana. Yesu aravuga gute rero muri Matayo 15, muri Yohana 15:12. Aravuga yuko ngo itegeko mbahaye rirenze ibindi byose, mukundane. Itegeko mbahaye rirenze byose, mukundane. Ubu rero ryarahinduwe. Wagira ngo Yesu yaravuze ngo itegeko mbahaye
rikomeye kurusha ayandi yose, mwangane. Nuko bisiga bimeze, abantu barangana nabi, ukagira ngo sinzi gute. Kubera iki? Iyo wigishije umuntu ikintu cy'urukundo uyu munsi, iyo wigishije umuntu, murabizi neza yuko urukundo n'ukuri ni ibintu bigendana gutya. Urukundo n'ukuri, ni nayo mpamvu Yesu abafarisayo bamwangaga. Kandi nimwibuka neza, ngira ngo ni mu Efeso 5 ku murongo wa mbere, Paul yaratubwiye gute? Soyez les imitateurs de Christ. Be Christ imitators. Reka tube abigana Yesu. Yego nitwaba nk'abana nk'Imana nk'ukuntu Yesu yarari, ariko hari ibintu bimwe na bimwe biri mu bushobozi bwacu kandi yabiduhaye ububasha. Nyambwira abantu benshi nkababwira ngo ufata umwanya wo gusenga kugira ngo uhabwe akazi. Impamvu utarama mu kazi cyangwa impamvu usanga rimwe na rimwe n'ubwo wakabona ugasanga nta kintu bikumariye, nuko udashimira Imana. Kandi gushimira Imana si ukujyana n'aya mafaranga mu rusengero ngo ugiye ngo wari agaseke ko gushima n'agaseke. Ngewe birahe kwanza sinyana nabikora kandi sinshobora kuzabikora kandi sinzanabyigisha abana banjye. Bya gutanga amafaranga ngo mu gaseke ngo ugiye gushimira Imana, nuko ugomba gushimira. Nk'ubu ngubu ahangaha mvuze ibi ngibi muraza kumva arabavuga butumwa bahita banziranye nabo benshi, bagenda kuri messenger bakanyandikira cyangwa bakanyandikira kuri telefone batangira kumbwira nabi. Ibyo bintu murumva ari byo. Twigishwa cyane gutanga icyacumi. Cyane tenye turi Malaki 3 iraririmbwa, ariko icyakagombe kuririmbwa kurusha ibindi byose ni Yohana 15:12. Kubera ko nibyo bigize umwami wacu Yesu Kristo. Njye mbwira abantu amafaranga y'icyacumi ntabwo azakugeza mu ijuru. Ntabwo azakugeza mu ijuru. Njyewe ibyo ngibyo biragoye no kubwira ngo binyemeze. Ibiza kugeza mu ijuru, tekereza neza kuri aya masomo 5 twavuze, uzareba ukuntu bizagenda. Kiranuka n'umutima wawe, wamara gukiranuka ku byaha mu mutima wawe, utangira utekereze kuri iriya somo rya mbere twavuze riri mu Migani 19:17. Ufashe umukene abagurije Imana. Hanyuma rero rya kabiri riri muri Yakobo wa mbere 27. Idini nyakuri niriye risura imfubyi n'abapfakazi. Hanyuma dusubire kuri ibyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze. Yaraduhaye nka scheme, yaduhaye nk'umuyoboro, yaduhaye nka resource hano dushobora gukuraho ikintu cyitwa ngo ubwenge. Ikintu kitwa, nyambwira abantu ngo kwiga Bibiliya nibigusaba amasomo. Yego nushaka kwiga ibyo nakoze uziga, bizagusaba kujya mu masomo. Iyo ushatse kwiga ibyo nize, iyo ushatse gukora ibyo nize cyangwa kubyumva neza, bizagusaba kujya mu masomo. Ariko kujya kwiga Bibiliya, gusoma Bibiliya iri black and white, umukara n'umweru. Ahubwo gusenga Imana yawe kugira ngo wumve neza, ibigufashe ibyo uvuga bigende. None bavandimwe, ndarangiza mvuga iki? Uragenda ukagura super wax, uragenda ukagura ikoti. Pasteur wawe aragura ikoti y'amadolari 1000. Ari umupasiteri umwe twavuganye nawe arambwira ngo ikoti nye ngo igura amadolari 700. Muzi neza yuko ko amadolari 200 ashobora gutanga isakaro ry'umupfakazi udafite aho watuye, kandi murabizi neza yuko isakaro rituma umuntu atagira inzu. Murabizi ibyo ngibyo. Hanyuma rero yaguze ikoti y'amadolari 200. Ese iryo koti aramutse ahuye n'impanuka ari akagenda, azarijyana imbere y'Imana amubwire ngo Mana ndagushubije? Cyangwa icyo Imana izamuhembera no gufasha imfubyi cyangwa no gufasha umukene kuko zabarimo kwiguriza? Nuko biba bimeze. Uragenda ukagura ibitenge bya super wax Hollande, ukagenda urusengero ukarutaka ukarugira neza. Taka umutima wawe. Urataka umutima wawe gute? Uburyo ushobora gutaka umutima wawe no gute? Subira kuri Yohana Yohana wa mbere igice cya 4 murongo wa 8. Niwe ushobora kubona uburyo utaka umutima wawe, kubera kwita wumva mu rukundo ukaba ufite Imana.
nawe ibindi byose ukora, ukambara inkweto zihenze, kandi murabizi neza impamvu tubikora, tuba tugiye kwiyereka abandi. Niyo mpamvu tuba tugiye hariya kugira ngo twiyereke abandi. Bavandimwe, umwaka w'ibihumbi 2022 ahangaha kuri Dusangire, ndashaka mbabwire dukomeze dusangiza abantu urukundo, tugire ubumuntu. Uzagenda ubaze umuntu wafashe umukene ukuntu yumva umutima wawe ukuntu bameze. Abana bawe, kubera iki twigisha abana? Murabizi ko abana bacu ni indorerwamo. Kubera iki twigisha abana imico mibi yo kudatanga? Tuhabigishe kugira urukundo, kandi kubigisha neza bazareba ibyo dukora twebwe, nibyo bazakurikiza. Ndarangiza mbifuriza umwaka mushya muhire. Aya masomo nukuri wowe wumva uze gufata umwanya uyatekerezeho, azakubere umuherekeza cyangwa azakubere companion mu gihe muri iyi myaka no mu buzima bwacu busigaye. Twibuke ko tuzabibazwa ibyo tudakora, tuzahemberwa ibyo dukora. Murakoze cyane. Ndakora disclaimer, sindi umuvugabutumwa na gatoya, sindi pastor, ariko nkoresheje ikintu nakwita scripture logic cyangwa logic ya Bibiliya. Uwiteka barinde, tuzakomeza tubana hanga kuri Dusangire, mubona ibintu byinshi cyane byabafasha gusangiza abandi urukundo, cyane cyane abakeneye gufashwa. Mugira amahoro.